Muraho neza nshuti bavandimwe, muraho bakunzi bacu bakurikirana Rwamika TV, mwiriwe neza, muri amahoro. Ndabashuhuje aho muri hose, aho muherereye hose. Murashobora kuba muri mu bihugu bitandukanye, abari muri United States, abari mu Burundi, abari muri Kenya, abari mu Rwanda aricyo gihugu mperereyemo. Ndabashuhuje hari aho bukeye, mwumve ko mbaramukije. Nkuko bisanzwe rero ni mwarimu mbangutse muri hamwe nawe, turakomeje nyine kwiga amasomo yacu, kwiga igisirimba. Hari agasomo nateguye kubigisha, ndagira ngo ukurikirane wige. Nongere nibutse umuntu waba ugeze kuri channel aribwo bwa mbere Rwamika TV, ndamushishikariza cyangwa se ndamwibutsa gukora subscribe, afungura inzogera kugira ngo amasomo tuzajya dukora azoza amugeraho ari uwa mbere, amugeraho ku gihe. So kandi nshimira n'umuntu waba warakoze subscribe, izo tugezeho zose ntabwo ari njye wazishyiriyeho. Ndabishimira mwebwe, ndabikesha mwebwe. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha babikoze. Murushaho kudukunda, murushaho gukunda ibintu byacu, natwe tuzarushaho kubagezaho ibyo mushaka, igisirimba n'amasebeni. So muri iyi minsi tumaze iminsi twibanda ku bisirimba cyane, ariko mu minsi iri imbere ndaza kubashyiraho n'amasebeni, mutegereze kandi mwihangane. So rero reka akantu tugiye kwiga, reka mbanze ngacurange, noneho kugira ngo ngiye kubanza ngacemo, nyuma nimara kugacamo ndahita nkatwaza buhoro kugira ngo buri muntu wese abashe kukamenya. Sawa, ndabakunda cyane. Okay guys, nakangaka tugiye kwiga, nizere ko mukareba. Nako tugiye kwiga kabisa, kambanze mwe kutuziho gakeya, ndaje. Guys, mutaramirwa nangiye kunywa kutuzi. Numvaga tazi ukuntu mbaye, ariko ndagarutse. So twakomeje rero. Akantu ntangiye ncuranga nyine murakabonye. Tugiye ni ibintu byoroshye, wagaza wumva abanzungu bagacuranga ba Dawidi. So ariko nta kantu koroshye. Murareba, njya nkunda kubereka iyi pedali. Iyi pedali njya nkunda kuyibereka cyane, niyo irimo iradufasha kuri ako kantu mwumvishe ducuranga. Ubundi amanota ni akantu koroshye, nuko nyine tumanura kuri iyi pedali pitch bend. Nyine ndagira urahera hano ukubita kuri iri nota. Akangaka cameraman abibereke neza.
turahera hano dukubita gutya ngo urakubita nukubita ahangaha uzamufata no kuri pitch bend umanureho gake. None nitugera kuri aka ngaka ntago dukora kuri pitch bend, turayihorera turajya tugukoraho anaha honyine ngo naka konyine wumve ngo ni ibintu byoroshe biri simple cyane. Niba ukubise kuri aka kanota uru rutoki nyine urahita ujanirana na pitch bend. Guys, nizere ko mubireba, cameraman abibereke neza kabisa. Urumva ntayikozeho ntabwo kavuga nkuko tubishaka, umva ukuntu kavuga. Ariko iyo dukoze kuri iyi pedali byanga byakunda karahinduka. Nanone hari abantu baba bafite pitch bend zapfuye, muraza kwihangana ku mapiano yanyu, ariko ku muntu ufite pedali nzima bizakunda. Cameraman abereke neza. Noneho ubwo tugiye kwerekana na base. Niba ugakubise gutyo usoze mu twagize. Ndagerageza buryo ki bwose kuri yo mubasha kubibona. Noneho tugiye kureba naka kandi ngo urushatse wakubita aya manota yuzuye cyangwa ukakageraho. Urajya wikubitira kuyabivuge neza, ubundi ntago ari ngombwa gufata aya manota yose. Urajya wifatira gutya, urajya mfasha utu tubiri twonyine, nurangiza wongera ufate n'utu tubiri twonyine utu. Ariko nibikugora uzarifate ryuzuye nta kibazo. Iri nota ngira ngo nta muntu utarizi, reka cameraman aribereke neza. Ariko bishobotse wakwifatira utu twonyine gutya ngo iyi ni kane, nta muntu utayizi.
So guys, nizere ko nta kuntu ntagize kugira ngo buri muntu wese abirebe. Ngiye gusubiramo bwa nyuma, kandi ikindi nyine uzureba video irangire. Hari abantu bareba video bice nico gituma mutabibona neza. Uzureba video irangize aho dusoreze nawe uri gusoreza, nutabifata neza wongere usubiremo ntacyo bitwaye, mushake mega zihagije. Nije kongera nsubiremo bikeya. So guys, noneho umuntu utarabibona neza, bubibone neza, aze kunyandikira muri comment ejo cyangwa ejo yaho, aho bitagenze neza, aho mutabonye nzahasubiremo neza. Ariko nyuma mwahabonye, mukomeze mubyige, murushaho gucuranga umuziki, murushaho gukunda umuziki. Umuziki ni mwiza. Inzambi babwira ko umuziki wo gutunga wabigize umwuga ukawukunda cyane, wagutunga ukagutungana n'indi mirimo yose ukora. So mukunda umuziki rero, dushoreza ahangaha rero. Imana yo mu ijuru iheze umugisha, naho utaha.